byiza kuri mwe mwese mudukurikiye, nizere ko mumeze neza cyane. Abari mu majyepfo y'u Rwanda, abari mu majyaruguru y'u Rwanda, abari iburasirazuba, abari iburengera bwaryo, nizere ko mumeze neza cyane kandi mushima Imana. Ushobora kuba kandi utameze neza nonaha, ariko ejo ukaba umeze neza. Ubuzima abari gatebe gatoki, uyu munsi birakunda, ejo bikanga, uyu munsi biremera, ejo hakazamo ibibazo nta gahora gahanze. Nyine tuba twabibabwiye ko ariko ibintu bihora. Ni MC Imena Gitero Moses, akaba mboneza amakuza y'urutabangira cyogere ku rugamba umushakamba utegera imbeho mu nda nk'abari rwisendekereza murima rwa muri maratuma amajyambere ajya ku rugamba rwo bumera nkiko nkabindatirwa bayizi mwikotaniro ry'abayizi rutarimba n'umugayo umugambi nkawutahana inkotanyi cyane. Iyi ni Rwanda Memory TV. Hanyuma rero kuri kamera zacu za Rwanda Memorial TV tuhafite umugabo, muramubona, ni umugabo w'umuhinde. Ni umugabo w'umuhinde ariko uvuga neza ikinyarwanda. Ni umugabo w'umuhinde wambaye impuzangano y'umuryango FPR Inkotanyi, ingofero ni FPR Inkotanyi, frari ni FPR Inkotanyi, ari umuhinde. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Umeze neza? Meze neza. Namwe meze neza? Natwe turashima. Nanjye ndashima. Hanyuma abantu batakuzi, amazina witwa nde? Niba hari n'ikivugo ufite nacyo utwibwiye. Ikivugo cyanjye sinkizi neza. Ariko gake. Ndi urumera rwa Cuta rwa Muziranenge, sinya nca y'inkende zaciye do musinga. Uri umusinga. Hanyuma amazina yawe noneho, amazina yawe ni yanjye bwite. Amazina yanjye nitwa Pateri. Amazina witwa Pateri. Hanyuma Pateri, abantu bakubona yaba hanze ugenda, tubona uri umuhinde. Cyane cyane. Ikinyarwanda waje kukiga gute? Waje kukimenya gute? Amakuru yawe cyangwa amateka yawe, Pateri ni muntu ki? Pateri ni muntu ki? Pateri ni umusore w'umunyarwanda, urumva, kandi wemera ko ari umunyarwanda. Amateka yanjye, mama wanjye ni umunyarwanda, rero urumva ko nta mpamvu ituma ntamenya ikinyarwanda. Kandi naraje ndi mutoya, naje kera nyiri mutoya uri mu kinyarwanda, ngomba kukimenya kandi ngana amashuri yo mu Rwanda. Papa niwe muhinde? Yego. Nuvuga ngo uri umumetisi rero? Yego, umumetisi. Ufite ubwene gihugu bw'u Rwanda, ariko papa wawe ni umuhinde. Mama? Umunyarwanda. Mama ni umunyarwandakazi. Aha, wenda twebwe turabibona ariko abantu bashobora kutabibona neza. Uvanyemo ingofero burya nibwo bita bigaragara neza. Cyangwa ukuramo ingofero wenda nushaka wongera uyambare. Ingofero yanjye reka nyishire hano. Kuko rino shyaka rifite byinshi rivuze. Dore bambonye, dore rwose tagira umuntu ubyibeshyaho. Abantu bakagira ngo wenda ni bya bindi byacu ndimo ndabeshya. Dore. Aha. Hanyuma rero kuba uri umuhinde, mwavukiye muhe mugi? Ubujya wumva amakuru avuga ko mwavukiye muhe mugi? Twavukiye Bangladesh. Mwavukiye Bangladesh. Niba ngo wewe wavukiye Bangladesh. Hanyuma waje kwisanga mu Rwanda gute? Waje gusanga uri umunyarwanda gute? Waje kuvuga ikinyarwanda gute? Mbere yo kugusubiza reka nakumbanze nsubizemo akagofero kanjye. Nta kibazo rwose, urabyemerewe. Urakoze cyane. Urabyemerewe. Uko naje kwisanga mu Rwanda rero, ubwo twabonaga na mama wacu aho ngaho, aho twavukiye, aho ari mu hejuru, bamaze gupfa. Rero baza kuduhitishamo igihugu twabamo, ari Ubuhinde n'u Rwanda. Twe duhita mu Rwanda. Waje gupfa ni mama? Yego.
usigara na papa. yego. Kandi papa we deja yari umuhinde. Hanyuma babayitishamo igihugu twabamo. Yego. Twe duhita mu Rwanda. Kuki u Rwanda? Bitewe nyine n'ukuntu twabonaga mama ameze n'aho avuka, twumvaga ko ari cyo gihugu cyiza kidukwiriye nyine twabamo. Mwari mwarigeze se basi mumenya amateka y'icyo gihugu, yaba kuri internet se cyangwa n'ahandi, mwigeze mumenya amateka yacyo? Amateka yo urumva ntabwo wahitamo igihugu utazi ibyacyo. Igihugu twari tukizaho amakuru ariko atari menshi, makeya kandi y'ingenzi. Byumva amakuru mwari mukiziho makeya yabaye interesheje yatumye mwumva igihugu mukwiye kuba mari u Rwanda nayahe? Okay. Icya mbere nukubohora igihugu. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri ni ubuyobozi buyoboye icyo gihugu. Urumva? Icya gatatu ni iterambere icyo gihugu cyagendaga nyine kiri kugeraho. Mwabibonaga mute, mwabyumvaga mute? Kuko bivuze nko kuri internet sinyo ugiye nko gusacinga u Rwanda nawe urabyumva. Nk'urugero wenda nk'urugero wenda mvuye kuri ibyo bya kera, wenda reka tuze nk'ubu buno usacinze ubona ko hari ibyiza byinshi urumva rugezeho bitandukanye n'ibyo ngibyo by'igihe cyacu. Twe twarebaga muri viziyo nyine u Rwanda ruzageraho bitandukanye na hariya. Rero haba abaturage benshi, urabizi ubushyuhe n'ibiki. Muri iki gihe turi mu Rwanda urabizi ko igihugu kimeze neza, urumva akazi karaboneka, ariko hariya kwa ubwinshi bw'abaturage hari igihe n'akazi kataboneka, ugasanga ubuzima ni nabi. Kandi n'ahangaha urumva ko twaraje tugera inaha turiga, tubona ubwenegihugu nk'Abanyarwanda, tubaho neza nyine, turakura, tugira imirimo turakora. Ubwo urumva nyine nubwo twari turi abana ntabwo twari tuzi gutekereza kure. Ubwo ari benshi nyine twasizeyo twakuranye wenda dufite imyaka imwe batabayeho neza nk'uko tubayeho. Hanyuma twumvaga amateka y'urw'imisozi igihumbi ruri ku buso bwa kilometero kare 26338 kilometero kare, bufite uturere 30 n'intara enye kongeraho umujyi wa Kigali. Ubwo na diaspora ihitijyamo kandi vuga ko ari intara ya gatandatu. Niki wabonye u Rwanda rwihariye kuruta biriya bihugu byo muri Aziya? Okay. Cyo nambwira u Rwanda cyo mbona rwihariyeho ruyobowe neza. Gute? Okay, ruyobowe neza gute kamusobanurire. Rufite umuperezida mwiza cyane. Sibyo? Kandi ruyobowe n'ishyaka ryiza ryabohoye igihugu, rukarinda rugera aya magingo. Nta muntu ufite ikibazo. Use hari ikibazo ufite? Simeze neza. Nanjye meze neza. Nanjye meze neza. Urumva ingingo ya mbere kuba ameze neza, kuba mfite akazi, kuba narize neza mu mahoro, mfite umutekano, nta kibazo na kimwe. Noneho icyagusetsa nuko no kwiga kwanjye wenda ngo nuko ndi umunyamahanga, urabizi nyine Abanyafurika ari igihe bajya bagira ibintu ntazi, umunyamahanga afite amafaranga n'ibiki. Mu gihugu hano ntabwo babigenderaho. Ubwo nyine nimba uri umuturarwanda uko uruhu rwawe rwose rwaba rumeze, ugomba gufashwa nk'uko Abanyarwanda bavukiye hano nabo baba bameze. Urumva nimba wenda baragabanyije minerval
minervari wigira nk'iy'abandi. Nimba wicara ku ntebe nk'iy'abandi bicaraho ugomba kwicara ku ntebe nk'iy'abandi bicaraho. Urumva nimba urya indyo abandi barya ku ishuri nawe niyo urya. Urumva ko nta busumbane bugira gute ngo haba ngo urasuko cyangwa ngo urasuko ngo bagufate nabi cyangwa ngo uragira gute bigende gutya. Njye nicyo nshimira. Icyo cya mbere nakubwira ko tuyobowe neza. Aha, hanyuma umuntu ukureba nonaha arahita yibaza ngo uri umusore, uri umugabo, ufite gahunda. Ifite gahunda yo gushaka umunyarwandakazi. Kuko nta wundi muntu nashaka gushaka umunyarwandakazi. Kugira ngo nyine nanjye numva nawe urabyumva. Hanyuma turabona wambaye impuzangano cyangwa ibirango bya FPR Inkotanyi. FPR Inkotanyi waje kuyisangamo gute? Waje kuba umunyamuryango wayo gute? Njyewe urumva nimba naraje ku ngoma ya Perezida Kagame nkagendera ku byo nasanze asanga ni byiza. Urumva nta mpamvu rero yo gutuma nkakomeza mu nzira nasanze kandi nasanze mbayeho neza. Naje kwisanga mu muryango FPR Inkotanyi. Urumva yibandiye amashuri, babohoye igihugu. Urumva bituma njya no mu magroupe y'umuryango FPR Inkotanyi. Hanyuma uti umuryango FPR Inkotanyi ni umuryango wandihiye amashuri, ni umuryango wamfashije mu bintu bimwe na bimwe. Ubivuze mu gihe hirya no hino ku isi yewe ngira ngo nka ujye unakurikirana amakuru aho Ubwongereza busa nkaho ubu tuvugana amasezerano bwari bufitanye n'u Rwanda yo kuzanamo abimukira, asa nkaho yajemo agatotsi. Wowe iyo ubibona ubona u Rwanda ari wo ufite amakosa mu bijyanye n'ibyo Ubwongereza burimo buhakana buvuga ko ahubwo n'amafaranga bwari bwarohereje yo kwitegura abo bimukira u Rwanda ruyasubiza? Ndahingiye ugusubiza muri ubu buryo. Ibyo ndabizi. Naye ndagusubiza nk'uko u Rwanda rwasubije. Sibyo? Yego. U Rwanda mbona nta kosa rufite. Kuko nimba batubwira ko mu mafaranga Abongereza batanze bayakoresheje kuko bababwiye. Sibyo? Yego, urumva ari izo nzu zo kubakwa zarubatswe. Yego. Sibyo? Yego. Kandi u Rwanda ruravuga ati mwebwe mwazana abantu banyu bagenzura koko nimba ibikuye muri kontra bitarakozwe, twe nimusanga bitarakozwe tuzabasubiza amafaranga yanyu. Ariko nimusanga byarakozwe nta kintu na kimwe mugomba kugira gute kutubaza. Ariko ndakeka ejo bundi perezida wenda yaraganiriye n'uriya minisitiri mushyashya, wenda aribyo bumvikanye. Wenda reka dutegereze mu byavuye mu byo bumvikanye, ubwo tuzumva ikizavamo. Ariko nzi ko ikizavamo kizaba ari cyiza kurushaho nimba perezida wacu yaramwegereye bakaganira, ubwo bafite icyo bavuganye, nyine dutegereze ikizavamo. Ubwo nicyo gisubizo giye naguha. Aha ni ukuvuga ngo wowe ubona ushingiye ku byo ubona byanze bikunze u Rwanda nta kosa rufite. Barako baranavuga bati amafaranga mwaduhaye hari harimo kubaka ibikorwa remezo byitegura abo bimukira, ibyo byarubatswe. Hanyuma kuki mutubwira ngo tubasubize amafaranga kandi twebwe tutarigeze duhagarika ibyo? Ntabwo bigeze babihagarika, nanone ariko banabihagaritse bakaza bakajya basaba byarakozwe,
ni inyungu zacu nk'abanyarwanda. Ubwo babandi nyine bari mu negeka, babandi batuye nabi, ubwo nyine bazerekezwa aho ibyo bibiri nabo baturi. Niko siko nawe ubyumva se? Nanjye niko byumva. Hanyuma twagiye twumva abapasiteri hirya no hino bavuga ngo Imana yanyeretse ibi, Imana yambwiye ibi, yewe n'abitwa ngo n'aba profete n'abahanuzi, ariko ugasanga nibo banywa byeri nyinshi kurusha abandi, nibo basambana cyane, nibo babavuga ibigambo by'ibishegu bidahesheje Imana icyubahiro. Bagiye ubumva ba profete hirya no hino, harimo nabirirwa bikarakasa ku mbuga nkoranyambaga. Gufunga izi nsengero byo ntibyaba bigiye guca aka kajagari k'abo profete b'ibisambo. Ahubwo ibisambo nabonye byize indi mitwe. Indi mitwe byize nuko biri bisigaye no bigiye kujya bisengera mu biraro by'inkoko. ngo bimeze bite? Urumva insengero bazifunze. None abajama basigaye bajyana mu biraro by'inkoko. Mu biraro by'inkoko? Yego bajye gusengerayo. Nyose ubu ngubu iyo story ntayuzi y'abantu bafatiye mu biraro by'inkoko 80 ngo bari gusenga. Ibi ikiraro nyakiraro? Kiraro nyakiraro. Urumva insengero bazifunze, abajama tugiye kuzatubona mu matungo ngo bari kwambaza Imana. Ariko se gufunga insengero byo ntibiri buze gufata bamwe kunda nk'abari bamenyereye gutungwa n'amaturo. Ariko buriya nimba abayobozi barabibonye bakabona ko ari ibisambo byabaye byinshi, ureke ni bimwe n'ibisambo nawe insengero nabyo byarazinaniwe. Ariko Bibiliya iravuga ngo mureke urukungu kurane n'amasaka. Ego di amasaka si ibisambo. Amasaka y'ibisambo. Duha ingero z'abakozi b'Imana nka batatu uzi bibisambo. Bibisambo. Bamwe byananiye baba profete bakava mu nsengero bagaya kwicara kuri za YouTube. Yego. Icyambere ni Claude pasteur. Barase pasiteri ufite igitangazamakuru cyitwa Ikaze TV Rwanda. Claude ngo wiruga yikarakasa ku mbuga nkoranyambaga, uyu nguyu waziraga na bino bya Darimbogo ngo amukiniraho subize. Baramuzi. Uriya mugabo konzi ko ari umukozi w'Imana. No wa mbere. Noheli wuhe? Noheli wuhe se? Byokora bagira rero ari byokora bagira. Profete. Nawe ni igisambo rero. Ni igisambo. Wakanga. Ibi ntahanura byose bisohora. Uzabinyereka. Ubukwe se yatwijeje bwo bwaraba. Ubukwe bwese? Harya wa mugore wa Pastor Jean mwita Asia. Cyatwibwiye ngo bazakundana. Imana yarabyanze. Yabyangiye si yo Mana kandi yari yarabyeretse. Kandi yari yarabyeretswe baratubwiye ngo yarabyeretse. Imana yarisubiye. Ubwo nabwo n'ubutubuzi. Ubwo nibwo nabwo n'ubutubuzi batubwiye. Ariko ibi ntahanura byinshi birasohora. Ngereka bambwira ikintu ngiye mba mbivugiye. Kuko ngiye ataranampanurira ngo mbimenye bazi. Urumva? Ariko ngiye mbona nabo n'abatubuzi. Mbona ari abatubuzi. Ubwo Prophet Noheli nawe agiye mu rutonde rw'abatubuzi. Undi wanyuma se. Kandi wa wundi wahanuriye ngo Darimbogo ngo agiye kuzapfa. Aya uriya se yaba ari umutubuzi gute kandi ibintu yahanuye byarasohoye? Ariko bira bintu. Ako nawe ntabwo uzi gusuzuma ubuhanuzi. Mbona ari abashinyaguzi. Mbona ari abashinyaguzi. Kandi yarabihanuye. Imana ikwereka ngo nk'urugero turicaranye hano. Imana iranyeretse ngo sibyo ugiye gupfa. Kweri tutaza ngo ugira umuntu inama ubwira ati dore ugiye gupfa. Kandi yarabimubwiye aramubwira ngo nutitwara neza amuha n'igihe aramubwira ati rwose uzahura n'akaga gakomeye yewe karimo no gukenyuka. Ahubwo mwebwe kuki babahanurira ntimwubahe iby'Imana yavuze ngo mufate igihe mwegera Imana musenga. Ngo rero wabona kutemera ubuhanuzi kwawe aricyo gituma ubona ko ari abatubuzi kandi nyamara ari abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana se gute? Wewe baguhanurira studio urayibona. Basi so bazabambwira nanjye bakampanurira. Yamenya ko ndi bukenyuke nkabyemera. Nanjye ngamubwira ati nanjye nkeneye iki kintu akakimpanurira nkacyemera.
oya none ubwo nawe nkaguhamagara namubwira ati ese niba utagira igihe gihagije cyo kwegerana n'Imana ngo usenge ibyo byaba kandi ko ngende umukatolike mani nsenga urumva ariko bibanze yibutse ko n'abantu kuri 11 tuzaya kubyina intsinzi kuri 11 umuriro uzaba watse kuri 11 tuzajya kubyina intsinzi tuzajya gucelebra chairman wa FPR Inkotanyi muzase muri na benshi tugacelebra azarahira dore ariko ari n'abantu nagure niki witeze nagure tuno abantu niki witeze mwirahira niki witeze mwirahira rya president wa Republika niki witeze niki niteze jewe urabizi mu kwiyamamaza kwa baba bavuga imigabo n'imigambi yabo ariko ari ijambo yatubwiraga ko nubundi ibyo tugomba kugera ari twebwe tugomba kugera gute kubyigezaho wakaza tubwira TV bimeze neza ubwo urumva ko ibyo tugezeho ubu nyine ruvuga mu myaka iri imbere agiye kutuyobora biri kuba kangahe nk'inshuro 10 ariko mukurahira kwiwe rwose bitinze kugira ngo turye show ya tukiri hanyuma ubwo koze hasi unyibutsa ibuye wise umbwira ikintu kijyanye no kurahira ku itariki 11 z'ukwezi kwa munani umuhango uzitabirwa n'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga n'inshuti z'u Rwanda zikunda u Rwanda hanyuma ibi bigiye kuba mu gihe hari abahora bavuga ko umuryango wa FPR Inkotanyi ari nawo uyoboye u Rwanda ufite igitugu uyoboza igitugu hirya no hino hari bitagenda neza leta udakorana nayo atagira amahoro kandi nyamara twebwe turi mu Rwanda n'abandi bari mu Rwanda hirya no hino tuba tubona igihugu kiyobowe neza niki wavuga kuri abo banzi b'u Rwanda ngewe yari ngira umwanya nkajya nko kuri YouTube urabizi ko kuri YouTube nyine haba hariho boro za live yego agenda njyaho rero nkabona hariho abantu rero bapfobya ibintu byose urakumva abenshi nyine mbona ari abantu bo hanze tu nyine bari kuvuga ibintu ntazi bitabaho babivuga ku rwenda ku mukuru w'igihugu ngiye ntago mbizi ibyo byo kuba batuwe ku gitugu twatoye neza nta waduhatirije urumva igihugu tukibamo neza nta waduhatirije uburyo tubamo tukibamo nk'uko tubishaka kandi nawe urabizi ko igihugu ari tambarare hanyuma wowe se hari abo uzi bamwe mu bo bamwe muri abo ushobora gutanga nk'urugero bavuga uti ababiri bavuga nabi igihugu kandi nyamara igihugu ari umubeya sha reka njye umubwira ari umugore nzi kunda gutukana n'ibitutsi bibi cyane ariko sinzi izina rye mana yanjye Mukanyiko nimba ari Mukanyiko yego Mukanyiko ndamuzi utukana ibitutsi bibi cyane ari utukana na Kasuku ariko live yenge nyiriyo ari undi mugabo nimba ufite ngo radio bita nimba ari radio ikiba kuri YouTube sinzi kuno wayite radio iyo channel yitwa radio sinzi kuno wayite nimba ari radio mwizi nimba ari radio y'ikigabo nacyo kiba kivuga ibintu bibi cyane ubona bari abantu bavuga biri bintu babiterwa n'iki ahubwo bari abantu ni inzara bafite barashaka kugaburirwa na views muri Amerika ikintu njye namaze kubona bitewe nyine n'amagambo bavuga yironda bwoko babona ari nk'amaraso y'abantu nyine baba yarabakurikiranye tu ni amaraso y'abantu abagendamo baba batuma bavuga nka biriya bigambo ikintu njye mbona kibatera cyangwa ugasanga ibyo baba barasize bakoze nyine bumva bataranyuzwe bakavuga bati bakagera hari reka turuhukire hano tubaruhukireho niko njye mbyumva
ababyumva bataragera no mu Rwanda batazi n'amakuru y'urw'imisozi igihumbi bakaba babiha n'agaciro bo n'ubuhe butumwa wabagenera? Ubutumwa nabaha mu butumve ibigambo by'ibitabo byabo bongeye mba ari ibitabo nimba mu gihe dusinzira tukaryama mu mutekano tukabyuka mu wundi igihugu ari cyiza isuka ari yose kandi amazu azamurwa stade turataha ibintu byose ni byiza pe ibyo baba bavuga no gucucu ntibakabyumva ahubwo bajye basura igihugu cyacu rwose kiratemba amata n'ubuki nicyo ngiye nakubwira. Hanyuma niki wabwira abanyamuryango ba FPR Inkotanyi umuryango w'abanyarwanda? Icyo ngiye nababwira igihe cyose turyama ryama tumva tumeze neza urumva dushaye tunarote umuryango w'FPR Inkotanyi cyangwa twirotire turyame twimereye gutya ku gipfunsi kuko ubuzima ni bwiza. Njye ndababwira abantu life is good urumva igihe cyo kintu nababwira kandi nzi ko mu gihe FPR igihari umubyeyi wacu nka papa wacu tumeze neza kandi FPR ni papa w'imfubyi ni mama w'imfubyi nta kibazo. Njye nicyo kintu nakubwira ko tumeze neza imfubyi abantu bose muri rusange tumeze neza. Hanyuma mu ndirimbo zakoreshwaga mu gihe cyo kwamamaza umukandida w'umuryango wa FPR Inkotanyi ntayo wibuka ku buryo wayituririmbiraho? Indirimbo bakoreshaga harimo azabatsinda, harimo nzamutora Paul Kagame, nzamutora Paul Kagame, ariko ari indi y'umukobwa arya bayiremba gute mwana yanjye Ogera? Oya atari Ongera ni Bruce Melody. Ogera ari yindi y'umukobwa yaje nyuma ikahita hitinga byataye uriya ngo azabatsinda Kagame dukubiye ku muheto nk'ababunze amagambo byari byabananiye aleya kutwubakira amashuri byari byabananiye kutwubakira imihanda byari byabananiye azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunze amagambo byari byabananiye ngaho gira icyo tubwira mu gihinde gitoya mu Kibangladesh mu Kihinde kababwira ndabakunda kahona byarihe aho wabyariye kahona byarihe ndabakunda natwe turagukunda cyane arya ni ngo ni Patel turagukunda cyane kandi turakwifuriza gukomeza kuryoherwa n'u Rwanda. Murakoze cyane. Abakiri hirya no hino rero babandi banze gutahuka birirwa bumva inkuru ngo Rwanda ngo nibataye n'abandi bari mu mashyamba ya Kongo birirwa baberabera nibataye igihugu nitambara barabakira bakabigisha bakabashira mu buzima busanzwe bakabaho nk'abandi. Rero niba bave mu mashyamba bareke kwirirwa birukanka bitahire bizire twiyubakira urwatubyaye hari ikindi nicyo. Aha iyi ni Rwanda Memorial TV nakagaruka reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe Patel. Murakoze cyane kandi twifuriza gukomeza kuryoherwa n'u Rwanda. Murakoze cyane.